ni umusirikare, nta wundi muntu ushobora kumbwira. Ni umusirikare, niwe uhuza na Bibiliya, ugasanga dushoboye kuba mu buzima bwa gisirikare mu buryo bw'umwuka, tukaba abasirikare bogejwe mu maraso, dushobora guhindura byinshi mu gihugu, dushobora guhindura byinshi mu itorero, abasinzi bagabanuka. Ndababaniye. Witwa umukozi w'Imana, aho uri hose ukwiye kuba igisubizo, ntukwiye kuba ikibazo. Abakozi b'Imana dukwiye kwitangira abantu, tukabasengera, tukabasura, tukabigisha, tukabahugura, tukabamenya, tukabazirikana. Mureke tugire urukundo nk'urw'abasirikare. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, mwebwe mwese abakurikirana Mama Sharirene official. Turabashuhuje, turabakunda kandi turabishimira. Mwebwe mugenda mukurikirana ibintu byinshi biba kuri Mama Sharirene official. Habaho ikiganiro cyitwa Tegura ejo rubyiruko, habaho filime Ubuhenebere Karundura, filime Imperuka, filime yitwa Ikigugu, hakabaho Menya nibi mu bubatse, habaho Kera n'ubu hitorero, hakabaho Hakorwa iki mu itorero. Mu bintu byinshi rero biriho kuri Mama Sharirene, uko mugenda mubikurikirana uko bwije nuko bukeye. Hakabaho n'icyigisho cyitwa Umusirikare wa Kristo. Icyo cyigisho rero cyitwa Umusirikare wa Kristo kimaze igihe, kigeze kuri episode ya 23, niyo iriho. Ubu ngubu tugiye gutegura episode ya 24, aho uzabona icyigisho cyitwa Umusirikare hose mba nambaye uyu mwambaro. Rero hari abantu benshi bibaza impamvu nkunda kwigisha ku musirikare. Naritegereje ndareba, kuko ngewe n'inyigisho zanjye abantu benshi mukunda kuzikurikirana, nkunda gufata ibigaragara nkabihuza na Bibiliya, kubera ko nzi ko nkurikiranwe n'abantu benshi bakeneye kumva ijambo ry'Imana kandi bakaryumva ari abanyamubiri, bakaryumva ari abasinzi, bakaryumva batajya mu rusengero, bakaryumva mbese hashobora kurigwaho atarishakaga, akabona tuyu mugore n'inda akabyumva. Ariko muri kwa kubyumva, iyo bimusobanuriye neza mu mubiri aho atuye, ukabihuza na Bibiliya, harushaho kubifata no kubyumva. Naritegereje rero nsanga ndeba urugero abantu nshobora gufatiraho urugero, kugira ngo mbashe kwigisha abarokore kuba abakristo, bakaba abasirikare ba Kristo. Nditegereza mu ahantu henshi hatandukanye, mbona nta wundi muntu natangaho urugero. Nagiye nkurikirana ubuzima bw'abasirikare, hari aho nabukurikiranye, hari amafilime nitaho kureba, hareba amafilime y'abasirikare nyene y'intambara mu Burusiya, muri Amerika, nkareba n'ikisirikare cya hano iwacu. Rero hari ahantu henshi hatumye nshaka kwigisha kuri iki cyigisho. Ngewe nigishwa n'ibyo mbona. Ushobora kumbwira ijambo nkanagusubiza, nkahita nkuramo icyigisho nzigisha abantu. Ushobora kuntuka nkakuramo icyigisho nzigisha abantu wibwira ngo mbwiye nabi. Ushobora no kungirira neza nkakuramo icyigisho. Rero ibintu mbona muri ubu buzima mbihuza n'ijambo ry'Imana, hanyuma nkabisobanura, kandi nkabona abo mbisobanurira barimo barabyumva. Niyo mpano yanjye nyine, niyo gufata ibigaragara nkabihuza n'ibyo mbona muri Bibiliya. Ni muri urwo rwego rero narebye abantu ushobora kwifashisha kugira ngo nigisha abantu kuba abakristo beza, abasirikare ba Kristo bogejwe mu maraso. Nditegereza mu bantu bose mu nzego zitandukanye za leta, ndareba mu bahanzi, abaririmbi z'isi, ndeba abakina amafilme, ndeba abastare dufite muri iki gihugu, yaba ari abastare mu gukina filme, yaba ari abastare mu ndirimbo, n'abandi bose bamenyekanye. Ndeba mu banyamakuru, ndeba mu bahanuzi, ndeba mu bapasteri, ndeba mu bashumba, ndeba muri ba apotre, ndeba mu matorero menshi atandukanye, ndeba mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye. Ndeba ikintu ushobora gutangaho urugero gishobora guhuza na Bibiliya, sanga ni umusirikare. Ni umusirikare, nta wundi muntu ushobora kumbwira. Ni umusirikare, niwe uhuza na Bibiliya, ugasanga dushoboye kuba mu buzima bwa gisirikare mu buryo bw'umwuka,
tukaba abasirikare bogejwe mu maraso, dushobora guhindura byinshi mu gihugu, dushobora guhindura byinshi mu itorero, abasinzi bagabanuka, abicanyi bagabanuka, abajura bagabanuka, ingo zisenyuka zagabanuka, hari byinshi byagakozwe. Sanga rero inshingano zo kuba abasirikare ba Kristo twazitesheje agaciro. Hanyuma icyigisho cya mbere cy'umusirikare njya kucyigisha, nari nanyuze muri Nyungwe, hanteye ubwoba singiye kubabeshya. Nahanyuze ntahaheruka, mpanyura bari kuhavuga amakuru mabi, mpanyura mpumirije mvuga inti Imana undengere ninipfira nigire mu ijuru, hari amakuru mabi. Ariko nkandagiye nkinjira muri Nyungwe wo kabyarawe, mpita mpabona abahungu banjye, mpabona abasirikare. Nahise ntangira kwiruhutsa, mureke mbabwire baroko, abapagani bari bakwiye kubona abakirisitu bakiruhutsa, bakaruhuka bati mpuye n'umukozi w'Imana, nacakiranye n'umuhanuzi mwiza, dufite umushumba mwiza, dufite apotre mwiza, dufite umuvugabutumwa mwiza, mbega abaririmbyi beza, mbega abadiyakoni. Ariko abantu babaye udusimba, ntabwo tubaruhukiraho ahubwo tubaruhiraho. Mureke mbabwira amarangamutima yanjye. Hano nateguriye iki cyigisho cyitwa umusirikare, ninjiye muri Nyungwe, nareba gutya nkabona umusirikare, nakata gutya nkabona umusirikare, nagenda hariya nkabona umusirikare. Reka mbabwize ukuri, Nyungwe twayigenzemo nishimye, ndavuga intizi imbunda zose ziri hano, iburyo ibumoso umusirikare, ngenda nishimye. Ntangira no gusinzira muri kwasteri, ndasinzira ndavuga intizi imbunda zose sha, yego nabona imbunda nkavuga inti hoya nta kibazo, Nyungwe iracunzwe, ifite umutekano, numva nta kibazo. Ndaryama ndasinzira, ngera mu Bugarama hano nari nateguye igiterane. Nkigerayo niho igiterane icyigisho cy'umusirikare cyagize gute nagitangiriye. Nitegereje muri Nyungwe hahora ari umwijima, nta mucyo haba muri Nyungwe. Nta birori byabera muri Nyungwe, nta bitwenge byabera muri Nyungwe, nta byiza biri muri Nyungwe usibye ibisimba wenda biba birimo. Ntago Nyungwe ari Nyungwe ushobora kureba uvuge ngo urasusurutsa umutima. Ni ahantu hari umwijima w'icuraburindi, ni ahantu hatagira ibinezaneza, ni ahantu utabona ibigushimisha n'ibikunezeza, ntiwahabona. Nyungwe nyine abayigenzemo murayizi. Ariko ndeba abana b'abahungu ndababaniye, bakubitiye isaruti, by'umwihariko abasirikare babahe muri Nyungwe, mwubahwe. Amarangamutima yanjye yose ahura n'ay'abasirikare. Iyo mbonye umusirikare umutima wanjye urishima. Iyo mbonye umusirikare ndeba ikintu namukorera nkakibura, napfukama nkabwira Imana ya Isiraheli ngo ntukabure kubagirira neza. Mureke mbabwire abasore birirwa bababwira ngo barabakunda, bakaboherereza imitima. Umusirikare nakubwira ngo aragukunda uzabyemere, kuko bari abantu anagukunze yaba rufite. Mureke mbabwire urukundo abasirikare bagira, uwaruha abasivili bakarukunda ba nyina, bakarukunda base, bakarukunda itorero, bakarukunda korari baririmbamo, bakarukunda icyaduha umutima w'urukundo nk'uw'abasirikare bafite. Ubusutwa tubamo bwashira, ubugambo twirirwamo hano kuri izi social media wagira ngo twabuze iyo tujya, wagira ngo turibunza nka roho mbi. Uwaduha urukundo nk'urwabo hari ibibazo byakemuka. Umugore wamuha urukundo akunda umugabo nk'urwo abasirikare bakunda igihugu, uwaduha urukundo nk'urwo abasirikare akaruha abagabo, uwaduha urukundo nk'urwo abasirikare mu kazi, uwaduha urukundo nk'urwo abasirikare aho ducururiza, aho tugenda, aho dukorera, mu bana bacu, mu gihugu, mu itorero. Hari ibintu tutarwana nabyo, hari ibintu byarangira, kuko urukundo ni ikintu gikomeye. Kandi nasanze abasirikare bafite urukundo.
umuntu ukunda igihugu yarangiza kumva azagipfira akabirahirira akavuga ngo nemeye gupfa kubwo abaturage b'igihugu, nemeye gupfa kubwo abaturage, nemeye gupfa kubwabo, bajye basinzira ngewe ndare nkanuye, bajye bishima ngewe mbabare, bajye barara hashyushye mu nzu zabo. Abakristo bogejwe mu maraso ya Yesu, abasirikare ba Kristo, abantu benshi bakwiye kuturuhukiraho. Witwa umukozi w'Imana aho uri hose ukwiye kuba igisubizo, ntukwiye kuba ikibazo. Abo muririmbana bakwiye kuruhukiraho, abo mudiyakonana, abo muturanye mu gipangu, abo mukorana mu kazi, umudugudu utuyemo, umurenge wawe, igihugu, itorero ubarizwamo, ukwiye kuba umuntu abantu baruhukiraho, ntabwo ukwiye kuba umuntu abantu baruhiraho. Mukwiye kuba igisubizo, ntabwo mukwiye kuba ikibazo. Nimba igihugu cyizera umutekano kubw'abasirikare, itorero rigomba kwizera umutekano rikagubwa neza kubwo abakristo baririmo, ndetse igihugu nacyo gikwiye kugira umutuzo n'umutekano binashingiye ku nyungu z'abakristo bagituyemo. Ariko mu bantu bateje ibyago n'amakuba igihugu, abakristo babamo. Ese mbabazi, igihugu cyari gikwiye guhangayika kubw'insengero zikirimo? Igihugu cyari gikwiye guhangayika kubw'abitwa abavuga butumwa, kubw'abitwa abahanuzi? Cyari gikwiye guhangayika kubw'abapasiteri, kubw'abashumba, kubw'abapotre, kubw'ababishopu? Ntago byari bikwiriye. No mu bintu birushya igihugu ntabwo twari dukwiye kubaho. No mu manza zuzuye mu gihugu twe ntabwo izacu zari zikwiye kuba zirimo. Mu bisambo leta ikwiye kwirukaho, ntabwo ikwiye kutwirukaho nk'ibisambo. Mu batekamitwe ntabwo dukwiye kubarizwa mu batekamitwe. Muri divorce ntabwo twebwe twari dukwiye kubarizwamo. Mu ngo zivuza induru twebwe ntabwo byari bikwiriye. Muri ambutiyaje zose ariko mu nzego zose tugaragaramo. Mu nzego z'umutekano haba harimo abarokore bafashwe. Mu barara amajoro basinze haba harimo abarokore bafashwe. Mu bantu batwara abagabo b'abandi n'abagore b'abandi mu barokore baba barimo. Ibyaha byose kuva ku cyaha cya mbere kugeza ku cya nyuma mu nsengero zirimo. Ariko bene data ntabwo ariko byari bikwiriye. Iyo umusirikare ari ku rugamba amenya akazi ashinzwe kandi akagakora neza. Ubu ngubu dufite umutuzo, dufite umutekano bituruka ku mutekano w'abasirikare. Bakoze icyo bagombaga gukora. Ahantu hose bari tayari. Nta musirikare ujya aryama ataryamanye n'imbunda. Ariko umurokore usanga aryamye, ugasanga muri geto ye huzuyemo za prudence, harimo ubufoto bw'ubukobwa, harimo ubuporono muri telefone, ubuntu bw'abasiviliyane badezata gusa bari aho bafashwe matekwa, abarasiwe ku rugamba n'ubwo buntu. Ntago turi abasirikare boze mu maraso. Dukwiye kwisubiraho. Dukwiye kwisubiraho. Kandi dukwiye kumenya abo turi bo. Hano muri iki cyigisho cy'umusirikare narindi kubabwira ngo dusaba urukundo nk'urw'abasirikare. Tugire n'ubwitange. Twitangira abana twabyaye. Abantu ntago bari kwitangira abana babo. Urahura n'umwana mu muhanda ukamubaza ngo urifubye, akakubwira ngo mfite data mfite na mama. Mama wawe abahe? Ntago mbizi. Papa wawe abahehe? Yashatse undi mugore. Niko mwabagore mwe n'abagabo kandi bo mwitorero. Ni gute ubyara umwana ntumenya aho yaraye? Ni gute wabyaye umwana ntumenya aho aba? Ni gute umwana arara mu ngangi kandi muba mu nsengero? Ese reka nze uyu mugore tumureke, wowe wa musore we ubarizwa mu rusengero, wiswe umurokore ryari? Uri umusirikare woze mu yahe maraso ko woze mu biziba?
kumbi mwebwe Imana yanabagiriye neza abagabo n'abasore, ntago mutwita, ntago muheka, ntago mwonsa, nta kimenyetso cy'uko mwabyaye, impeta murazijugunya, ukubitamo agapantaro, ukamera ukakiboheraho, kagira ngo ni igishyimbo cy'umushingiriro kiri kurira igiti, nta wamenya ko wabyaye, utera inda ukajugunya, ubundi ukajya muri korari nta n'isoni ufite, utera inda ukajugunya, ubundi ukabunga muri iyi misozi yo mu Rwanda ufite Bibiliya warateye inda waramwihakanye, nubivuga bizaba bigupfubanye, cece kuzangirira ibanga, ukamufunga ubufaranga. Niyo mpamvu muri abanyamivumo, wenda muzajya mu butayu, mujye mu buvumo, nutoga mu maraso ngo ube umusirikare wa Kristo, uzaba umusivili. Kandi rwose reka mbabwire, nta musivile wa Yesu baho. Mwirirwa mwimaringa muri bwa bupantaro bwanyu, ahambarati ya wapi, ahambarati agera gute? No, no, warateye inda utazi umwana, mwajya mugira impuhwe. Abantu bakajya bakubona uri umusore kandi umaze kubyara nka 3, hanyuma ukajya no mu rusengero ngo uri umusirikare wa Kristo woze mu maraso, vuga ngo woze mu biziba. Bakakubona mu rusengero, bakakubona uri muri groupe zo kuramya no guhimbaza, wirirwa utera inda, uva ku mukobwa ujya ku wundi. Erega nabo udatera inda warabangije, wabagize abagore kandi udateze kuzabatunga. Umva kazaba abarokore babamo, umva ngo babasirikare, muri abasivili. Ugomba kubera igisubizo abo muziranye, naho utabona amafaranga yo kubakura mu buzima bubi, ariko ijambo ry'ihumure, kubagira inama, kubaba hafi, biriya bintu birahagije. Kubereka inzira, ukababwira ko Yesu agira neza, azabavana mu bibazo, azabavana mu byaha, ukababwira ko Yesu aruhura. No mu gihe barindiriye ibisubizo, bakaba bafite ijambo ry'ihumure. Bakozi b'Imana, narindi kubabwira ngo dusaba urukundo nk'urw'abasirikare rwo kwitanga, ukitangira abantu muri sosiyete bisanzwe, ukitangira uwo mukorana. Yagira ikibazo yasibye mu kazi nk'umukirisitu, ntihaboneke icyuho cy'uko ataje, ukakamukorera. Ni gute umuntu agira ibyago n'amakuba mu kazi akabura umuntu umusigariraho kandi afite abakristo bakorana? Hoya ahubwo niba mwirukane niho uri bwishima, niba mwirukana urishima, niba musezerera uraseka. No, ntago ari byo. Abantu bari kuturuhukiraho baturuhiyeho. Ni nayo mpamvu bwira umuntu ngo nasenga ati mumvaneho iryo teka mitwe ryanyu mwabanyamitwe mwe. Abantu baje mu rusengero bafite imitwaro mike, none yababanye myinshi kandi bari bakwiye kuza bakaruhuka. Ubu umuntu aba mu mudugudu akumva wuturijemo, akibanira na gitifu neza, akibanira na mudugudu neza, ariko yakinjira kwa pastor no kuwa mushumba agatangira guhangana, ukagira ngo duhanganiye igikombe. Ntago ari byo. Tugira urukundo kandi twitange, urukundo nk'urw'abasirikare. Nimba tudashaka kumva ijambo ry'Imana rivuga ku rukundo, ni munyemerere nibura twigishwe n'abasirikare. Kandi nimureke mbabwire, aba basirikare ndi kubabwira bahembwa amakamba yangirika. Navuga ngo arangirika, kuko iyo umuntu afite amapeti ntabura gupfa karangira. Amapeti yararangira bakajya bamwibuka bati ntuza yabahoye igihugu. Ariko reka nkubwire, hari amakamba twebwe atangirika. Nagira ngo mbibutse ko imirimo myiza dukorera hano mu isi ni imirimo izaduherekeza umunsi twapfuye. Kandi twebwe nitunapfa tuzongera tugire gute? Tuzongera tunabeho, ntago tuzapfa ngo tugumiriya. Hari igihe cy'umuzuko. Amakamba yacu turi guharanira na amakamba atangirika, ariko abantu baharanira amakamba yangirika bashyiramo imbaraga. Umukinnyi w'umupira agashyiramo imbaraga, umuntu wirukanka
bagashyiramo imbaraga, amasiganwa y'amagare, amasiganwa y'amamodoka, bagenda bashyiramo imbaraga kugira ngo babone ibihembo, kandi ibyo bihembo byabo bibatwara imbaraga. Ni amakamba yangirika, ariko twebwe amakamba yacu ntago yangirika. Haleluya! Ni amakamba Imana izatwambika, tuzapfa Yesu wacu nazagahagarara mu kirere, abapfuye bazahindurwa, bazambara undi mubiri. Amina. Bazazukana undi mubiri, n'abazaba bariho bazahindurwa, twese tumusanganire. Ntabwo amakamba yacu yangirika, kuko twe nidupfa tuzongera tuzuke tubeho. Ndi kwabwa ngo tugire urukundo. Urukundo ntago rwifuza ikibi ku muntu, urukundo rwihanganira byose. Imana iduha urukundo nk'urw'abasirikare. Ndakubwiza ukuri, umusirikare umuntu ajya mu gisirikare, mu ndahiro barahira, ibaho mu bintu barahira no kuzamenera amaraso igihugu. Ntabwo barahira ngo nzemera nkomereke ku bw'igihugu, reka da, ibyo baba babirenze. Haravuga ati nzamena amaraso ku bw'igihugu cyanjye, kandi akagenda yiyemeje. Baye abana, baye madamu, baye mama, baye papa, igitanda kiwaba akagisezera, akajya kuryama hasi. Dubure nziza ya Dodoma akayisezera, akajya mu ndake. Supanete yararagamo nziza akayisezera, akajya mu mibo. Akayaga keza ko muri jaride yiwaba akagasezera, akajya mu mbeho. Abana bateye, abana bahiye, abo yacatingaga. None umusirikare yabona umwanya wo gucatinga. Utu tuntu two kwirwa mu catinga, baby, utu tuntu n'utwa basivile babona umwanya wo gucatinga se? Hajye muri chat hanyuma haduya mumena umutwe, mujye mucatinga nuko mufite umwanya. Agasezera amabebi, abakobwa bagasezera amabogari, utuntu twiza yirirwagamo iwabo, icyayi kizira igihe, kurya ibyo ashaka, gusohokera aho ashaka, gutembera kuri beach, ibintu byose abikora, yabikoraga uko ashaka. Ariko ibaza urwo rukundo, akemera gusiga ibyo byose, akavuga ngo ngiye kurwanira iki, ngiye kurwanira igihugu cyanjye, kandi nzanagipfira. Mfite umwana wanjye, Mana yo mu ijuru, fisi wanjye, twaraganiriye, ndamubwira ntuziga ugira ubwenge, kaminuza uzayikomeza, nzagushakira kaminuza hatari mu Rwanda, ugenda ujya ahantu, ujye muri Amerika cyangwa n'ahandi. Ati hoya mama, ngaho da, ntago ngewe nzava mu Rwanda. Umwana ubwira Amerika ntashike, ntahite Amerika, nzaguma mu Rwanda ma, ngewe nzaba ingabo y'igihugu. Wamwumvise? Hazabinga bimuri mu maraso. Ibyo kumubwira ngo azurira indege ajye muri Amerika, wazabimubwira, ariko nibura yarinjiye mu gisirikare, yarize, ariko umutima we nuwo kuba umusirikare. Kandi hari ukuntu tujya tuganira, akambwira amagambo nkagira ubwoba, akavuga ibintu bya politiki, akavuga ibintu bya gisirikare, akavuga ati nkuriya, hari igihe areba filime ati ndebera nkuriya muginga ibintu akoze. Kandi umuntu avuga ngo ni umuginga, ngo dore ibintu akoze, yakoze ikosi. Urumva ngo ndebera nkuriya muginga ibintu akoze. Akunda gufatisha filime za gisirikare, izo muri intelligence, ubutasi bwa Amerika, ubutasi bw'Uburusiya, nibyo bintu aba ari kwirebera. Hanyuma akareba ubwenge bwe. Umva, ni umwana utajya urangara. No ku ishuri pe, no ku ishuri abarimu barambwira ati umwana wawe amanota mabise yaba yayabonye, ati ni ifura y'u Rwanda, aritonda. Ubwenge bwe rero nta bindi bimurangaza. Iyo ari muri filime aba ari kureba za gisirikare, ubutasi ari kureba. Hari igihe areba uti ndebera nkuriya muginga ibintu akoze. Umva,
nta kibazo uko biri kose umwana wanjye nta kibazo afite cy'imibereho, ntacyo pe, nta kibazo afite. Nambwira ati ngurira rura rukweto ndarumugurira, ngurira iriya pano, n'umwana ubayeho neza ku buryo mba ndi guteganya ko baziga bakanagera ahantu kure hamwe n'imbaraga z'Imana nkorera ku manywa na ninjoro. Ariko umutima we afite gukunda igihugu, arashaka kuzaba ingabo y'igihugu bimurimo. Ngaho mbwira mwabantu mwabarokore mwe ko mbabwira ngo mama Sharirene ni umusazi. Ni gute umuntu ava iwabo muri nido y'iwabo akagenda ahantu nka hariya kubw'urukundo yakunze igihugu, yakunze abatazi, yakunze no, ese umusirikare acunga umutekano ugira ngo ajya gucunga aho umugore watuye, nta nubwo ajya gucunga aho mushiki we aba, nta nubwo ajya gucunga ahari ifamu ye, nta nubwo no, hari n'igihe bamufata bakamujyana ahantu hatagira na mubyara we. Imana iduha urukundo, saba urukundo. Imana niduha urukundo baroko. Erega ibintu byose byazize kutagira urukundo. Ibibazo tugira mu nsengero ni ukutagira urukundo. Twabaye banyamwigendaho, turi banyamwigendaho, turi abantu wagira ngo tuvuka twenyine, wagira ngo tubayeho twenyine, kandi ntago ari byo. Kandi reka nkubwire, iteka nushaka kubaho mu nyungu zawe wenyine, wowe n'umugore, wowe n'abana, wowe na wowe, ukumva ko amafaranga wakoreye uyatera imirwi, amafaranga yawe akarinda ashira ku kwezi, uri umuntu muzima, uri umukozi w'Imana ishobora byose, uca kuri mayibabo ntuzigaburire, uzbana n'abashonje ntugire n'uha igihumbi, ukumva ko amafaranga yawe uhembwa ni duke twawe, ukagenda ukaturya wenyine, umwaka ugashiribirisha. Ntabwo uri umuntu, ntukwiye no kubaho, ukwiye gupfa, kuko umukirisitu agomba kubaho mu nyungu z'abandi bantu. Umukirisitu agomba kubaho mu nyungu z'abandi bantu, kandi umukristo agomba kuba igisubizo. Nk'ubu hari ibintu ndindiriye ko bikemuka, ubundi hari umuntu nshaka kuzashima kandi nkazamushimira mu ruhame, kuko mbona ni umukozi w'Imana kandi witanze. Nge hari umukozi w'Imana witangiye abana banjye, asiga abana be, asiga umuryango we, aza gusengera abana banjye bari barabaye barashajije birukanka ku musozi. Haravuga ati ngewe ibi bintu birambabaje. Icyambere nta mafaranga nari mfite ngo nzayamuhe, nta nubwo ari amafaranga yakurikiranye, kuko yarazi yuko ibihe ndimo bitanyemerera gutunga amafaranga. Ati ibintu bye byose yamaze hano iwanjye ukwezi n'ibyumweru bingahe, ukwezi n'iminsi 3 yicaye iwanjye mu rugo. Nta mushahara namuhaye, nta nuwo nzanamuha, uri kubyumva neza. Asengera abana banjye barakira, basubira ku ishuri. Ndashaka kubwira bateka mitwe, aba bateka mitwe birirwa bana babeshya ngo basengera abantu. Kintu kimbabaje, ntiwanamubwira ngo ngwino twicarane iminsi 3 yiki, ni kuri telefone, Imana data batwese, akabavuze bya bintuza byabo ntazi iyo bararuza, ngubwo nawe aragusengeye. Ntiyagusengera iminsi 2, icyokora azakubwira umutegera indege ajye kugusengera ku musozi w'i Bugande, azakubwira ati mpagatike hanyuma nge kugusengera muri Murya Icyangugu, azakubwira ati Imana yantegetse amasengesho yawe, nyoherereza aya mafaranga. Reka nkubwire, nuyamwoherereza akagusengera, rwose ntuzizere ko yagusengeye. Cyokora n'umutumira akazi wawe koko agasenga, uzamenye ngo yasenze. Hari igihe uyohereza akajya kugura igitenge cy'umugore, agatahana n'inyama, ati mugore wanjye nahashye. Ubundi akavuga ati Mwami Yesu, agasuhuza Yesu mu gitondo, akamusuhuza nijoro agiye kuryama, akiryamira ukibwira ngo yaragusengeye. Abakozi b'Imana dukwiye kwitangira abantu, tukabasengera, tukabasura, tukabigisha, tukabahugura, tukabamenya, tukabazirikana. Ndumva ashaka gusoreza ahangaha, nababwira ngo nimureke tugire urukundo nk'urw'abasirikare. Uru rukundo niduturugira mu itorero, pasiteri akarukunda abayoboye. Ku maturo arya naringiye ntakavuze, pasiteri nagira urukundo nk'urw'umusirikare, akaba yaroze mu maraso ya Yesu, akagira urukundo nk'urw'umusirikare, azajya atekereza ku bana be b'abakobwa, atekereze no ku bakobwa b'itorero. Azajya atekereza ku bana be b'abahungu, atekereze no ku bahungu b'itorero. Azajya atekereza ku mugore we, yibuke n'abandi bagore ayoboye. Azajya yitekerezaho we n'umuryango we, atekereze n'abandi bantu. Nabatekereza bizagenda gute? Ku giturisho cy'amaturo
murabizi ko amaturo ari mwe muyirira, nta n'umuntu yabakontorolaho. Iyo ukodesha ufite urusengero, amaturo ukuraho ayo kwishyura inzu, ukishyura amazi n'umuriro n'ibiki, andi ugashyira ku mufuka wawe. Nutekereza, nugira urukundo nk'urw'abasirikare kuri ya maturo, sinkubwiye ngo haza abantu bose uyoboye, kuko ntago byakunda, ariko bakeya bashoboka. Tegura igiseke cy'abakene, igihe cyo kwiga cy'amashuri, tegura igiseke cy'abana b'abakene batabona minerivare n'ibikoresho. Muri cya gihe cya Noheli na Bonane, tegura igiseke cy'abantu batazabona ibyo kurya ngo babone icyo kwambara. Mubigira umuco mu nsengero zanyu, bimenyerwe nkuko mutoza abantu gutanga amaturo n'icyacumi, mubatoze gufashanya, kwambikana, biba umuco ku buryo intumwa se ngo byagendaga gute. Intumwa ngo muri bo nta bakene babagamo, kuko ngo bagurishaga ibyabo bakaza kubisangira. Ntago nkubwiye ngo ugurisha ibyawe, kuri duke ufite nanjye mfite, muze tubishyire hamwe murebe ko hari abantu bazongera kubura mituweli. Ariko umuntu wese ni nyamwigendaho. Turasenga Imana yadusubiza insengero ngo murabeho, tukajya kwiteza imbere. Umuntu akubaka inzu ya mbere, ikubaka ya kabiri, simbikubujije kubikora. Ariko zirikana umupfakazi muririmbana, zirikana imfubyi muririmbana, zirikana umwana waretse kujya ku ishuri, bizirikana ibyo bintu. Imigati wimenamo, menya ko hari umuntu utanyweye mu karu, menya kuri ya mubyeyi nubwo atwite, urabizi ko ari abashomeri. Ese wumva azabyara gute? Wumva azabyarira he? Reka mbabwire, Imana iduha urukundo kandi turusabe ndetse turugire kugira ngo tube abo twagombaga kubabo. Reka soze, Imana ibahe umugisha. Ko ari ku cyigisho cyitwa Umusirikare episode ya 24. Naho ubutaha, iyo amahoro ibahe umugisha. Iki kiganiro rero ugisharinge, usangiza abandi ubu butumwa bwiza bw'uyu musirikare. Tuba abasirikare ba Kristo, batoze mu biziba ahubwo boze mu maraso. Imana ibahe umugisha. Ndumva ashaka ko dusenga. Tugiye gusenga. Isengesho ngiye gusenga, ndashaka gusenga kugira ngo Imana iduhe urukundo nk'urw'abasirikare. Kandi irindi senga, ndasenga kugira ngo Imana itange support ku ngabo, ingabo aho ziri hose. Nimva ng'ingabo ntago ari iz'u Rwanda gusa, n'izi Burundi, n'izi Bugande, n'iza Tanzania, n'izo muri Kenya, kuko ibyo bihugu byose n'iz'Abanyamerika, n'iz'Abarusiya, no muri Ukraine, ahantu hose hari ingabo. Tubaragize Imana, tujye tubasengera. Hari umusada bahabwa n'igihugu, ariko hari n'umusada uturuka mu ijuru. Kandi ukupfukamye, mujye musabira imigisha abasirikare. Abana babo bagubwe neza, abagore babo bagubwe neza, imiryango yabo igubwe neza, n'Imana ibarindira aho bari. Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimye kuko uri umugaba w'ingabo z'ahera. Uri w'igitinyiro n'icyubahiro, uri ntihemuka wacu mwiza. Turagukunda kandi turagushimiye. Iki gitondo niwe wampaye aya magambo kugira ngo ubwoko bwawe bwaguke, kandi kugira ngo bagere kure. Maze kukuvugira, maze kubahugura, maze kuvugana nabo. Kandi Uwiteka, wakoze ko wakoreye muri nge. Niwe wampaye icyo kuvuga, niwe wampaye aya magambo. Ndasenze, tanga urukundo n'ubwitange mu bakristo. Bitangire igihugu, bitangire itorero, nk'uko umusirikare w'umubiri yitanga kandi akemera gupfa. Natwe dusabye uwo mutima, dusabye kwitanga, dusabye urwo rukundo. Urwo rukundo nawe wararugize rukomeye, rwo gusiga icyubahiro ahera mu ijuru, ugakuramo ikamba ry'icyubahiro, bakakwambika iry'amahwa, bakakuzunguriza umutwe, bakagukora mu bwanwa uri umugabo, maze uza mu gisuzuguriro cy'umwana w'umuntu utaye icyubahiro. Ni urukundo wari wakunze itorero. Mana, turasaba urukundo mu itorero, turasaba urukundo mu bakristo, kandi turasengera isi yose. Abasirikare turabakweretse, turabasengeye bo mu bihugu bitandukanye, ibihugu birimo intambara. Mana, tanga sapoti, tanga umusada, ohereza marayika, ohereza imbaraga zikomeye zo mu ijuru kugira ngo bafashwe urugamba. Hari abagiye kuzana amahoro mu bihugu bitandukanye. Uwiteka, ushyigikira Abanyarwanda mu gikorwa cyo kuzana umutekano ku bihugu byo mu isi birimo amakuba.
ntukemere ko bahapfira, ntukemere ko bahakomerekera, ujye ubaherekeza kuko bari mu gikorwa cyiza cyo kugira ngo batange amahoro. Mana nk'uko natwe tuyafite, ayo mahoro basaba ku isi ajya mu bana babo, ajye mu bagore babo, ajye mu bagabo babo. Yesu nushimwe. Turasenze, tanga sapoti by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda. Girira neza abashinzwe umutekano, abasirikare n'abapolisi, girira neza, bahe sapoti, ubasapotinge mu buryo butandukanye, ushyigikira abana babo, bahe sapoti ku bana, ku bagore, mu mibereho, maze batera imbere bagubwe neza. Kandi izina ryawe ntirikibagirane mu basirikare, izina rya Yesu ryamamare, izina rya Yesu ritera imbere muri bo, izina rya Yesu ribe imbaraga, izina rya Yesu barifatane n'imbunda, izina rya Yesu rirye ribana nabo, ribahumurize aho tutari, ujye ubana nabo. Urakoze Mana. Girira neza itorero muri rusange, ugirire neza igihugu. Kugira neza kwawe turakurindiriye twese. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mukomeze mukore share kuri iki kiganiro, mwandika aho hepfo kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo, kandi Imana ikomeze ibashyigikire. Imana ikomeze kubaha umugisha abasirikare aho muri mu kazi hatandukanye, aho mwagiye gucunga umutekano mu bihugu bitandukanye, amahoro wagiye gushakira abandi. Imana iyajyane mu bana bawe, iyajyane ku mugore wawe, iyajyane mu muryango wawe, iyajyane mu mutima wawe, uko uteza imbere abandi nawe mujye muhora mutera imbere. Imana nibaha umugisha, amen.